urupfu rw'uwari washikamye, urupfu rw'intwari, urupfu rw'uwari wanambye, urupfu rw'igikomerezwa. Bundi abo bantu ntibajya bapfa ku rugamba, ahubwo bagakwiye kuba bakomeye. Amen. Ariko ndababwira ko hari urupfu rw'intwari kandi zari zahagaze zigapfa. Dufite ikorasi twajyaga turirimba iyo twabaga twibereye muri za morale, ngo waba wararuhiye iki, waba wararuhiye iki, urya munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki. Iyo umuntu atekereje iby'iyi nzira akareba ibihombo iyi nzira yateye, ukareba agahinda abantu bagize, ukareba inzira abantu baciyemo, utabonye ijuru waba wararuhiye iki. Urupfu rw'uwari washikamye, urupfu rw'umunyembaraga, ugapfa udashoje urugendo. Ninjira ubu butaka nabonye ibintu bidasanzwe. Ubundi iyo winjiye aha hita ubona umeze nk'umuntu nyine mu Rwanda mpagereranya na Amerika kuri aha. U Rwanda na Amerika ku buryo nta nubwo wabigereranya. Iki gihugu byazana gisaba imyaka myinshi kugira ngo kizagera aho u Rwanda rugeze. Kandi ntabwo mbabeshya, maze kugenda ahantu henshi mu Rwanda mbwiriza, mu migi, mu cyaro cyakure nagezeyo, kambanze mbaye n'intashyo z'abantu b'Imana. Babambwiye ngaho nzagera nzabatashye, mwakira izo ntashyo za bene so. Duherukana n'abavandimwe bo mu Ruhango hambere, yari iteraniro rishimishije ririmo abantu nka 600. Duherukana hambere hakurikiraho nari kumwe n'ubwoko bw'Imana hitwa Inyamagabe, byari iteraniro turi mu ishyamba tugera hafi nka za 400-500. Abo bantu b'Imana hirya no hino aho twabashije kugera tubwiriza ijambo ry'Imana barabatashya. Reka nanababwira ikintu gikomeye. Ibi mukinamo ab'Imana bamaze kuvuga ngo turapfa tubihagazemo. Barahari. Ubwo se ibi abantu birirwa bivugira gusa utuntu tworoheje. S'il vous plaît, hari ibintu ushobora no hari abana b'Imana buzuye imbaraga bo bajya muri kaburimbo bakabivuga bazi ko barafungwa. Bahaye intashyo za bene so bashikamye mu kwizera. Amen. Ubundi kwihambira kuri iyi nzira uri gupfa nta mumaro. Waba wararuhiye iki? Byakugora mu Rwanda kukubwira ngo ujye gushaka inzu isakaza ibyatsi uyibone, byakuvuna pe, sinkubeshya. Habaye umuganda wo guca icyitwa nyakatsi, n'abasangwa butaka aribo bagiraga ibyatsi byinshi. Ndi kugira ngo nkumvishe urwego hariho. Ibaze kuva mu iyo si, iyo umuntu agirimo, sinzi impamvu umuntu utuye Bugande ntabwo ajya abwira n'abantu ababwire ati dore ahantu turi. Kare ku muntu wese akubwira ko byaciyemo. Eko reka mbabwire, kuruhu y'umuruho ukagwa mu nzira kaba ari agahinda. Aha wasanga ndi kubabeshyira mwe mutarushye, ari nge wiruhiye. Nzi ko umugenzi arushye.
iyo ugeze mu Rwanda na gutya mu nzira abantu bonye, umunyarwanda ari smart, hari itandukaniro simbabeshya. Hoya ntuze kwirirwa ujya gushakisha, uhereho nina aho ngaho uzarebe kavukire n'umunyarwanda urebe ko basa. Wabonye basa? Kabone nubwo ari igihugu gito, igihugu dukira ibibazo, tukaba dufite ikibazo kirenze ibindi cyitwa ikibazo cyo kwibasira umudendezo w'umutima nama, ariyo saha y'ubuhanuzi duhagazemo. Ariko tuje mu buzima busanzwe hari n'ibyo utagereranya. Nagiye hari hakurya mbona amashuri ndayareba, ndavuga nti iri se umuntu aryiga bakazajya avuga ngo narize. Buriya se banyohereze kujya kwigisha, ubwo bazajya bambwira ngo jya uvuga gahoro kuko nazajya nigisha amashuri yombi cyarimwe. Nese ko nabonye na amashuri yubakishije imishishwa y'imbaho, sibyo ra? Ni imishishwa urimo, none subira ijwi ryanjye waritangiriza umushishwa, kandi sinzi no kuvuga gahoro, ubwo banyirukana mu gitondo. Ndagira nkubwire ko uretse nabonye insengero iyo tubirebeye mu buzima bw'ibisanzwe pe, mu buzima gutya, iki si igihugu wava mu Rwanda ngo kijemo, ntibibaho. Uza amashuri yo mu Rwanda hari ayo najyaga ntuka nkajya mvuga ni bino bishuri byaha byashaje bawe babizanye ayo ngayo natukaga, uyazanye yajya nko mu murwa mukuru ahari w'igihugu. Ubwo se waba uruhiye iki? Umwana avuye mu ishuri, abandi bana barize, reba abasore mwanganaga barangije kaminuza, bari gufata udukompiyuta bakagira gutya. Ubu abana bo muri segonderi biga ibyitwa ICT, ntashobora kwiga P4 atajyanye kompiyuta, laptop. Buri muryango ugomba kuyihiga paka ubonye laptop, umwana akajya ku ishuri acigatiye laptop. Niko mu Rwanda bameze. Waba wararuhiye kimuvande? Urindi yuhongera hano ubuzima bube bubi, uje wirwa uvanga ukuri n'ibinyoma, nta n'ubugingo ufite. Uje uheruka ubuhamya bw'uko natsindishirijwe muri 2000 na kangahe, ubu ndahagaze. Uzize iki? Ko abandi bazazira icyo bariye, bakazira imibereho. Ndakubwira abantu b'Imana nkababwira ngo ntugafate impu zombi, uzabe ku ruhande rwa Kristo, uhagararira Imana, ushikame kugeza ku mwuka wa nyuma. Nibikunanira ukabona wabivangamo utuntu, uzigire mu isi, uvuga ati nge mu isi ndagiye, Mana bye bye. Guhomba kabiri ni ishano. Urupfu rw'intwari, urupfu rw'uwashikamye, urupfu rw'uwahonze. Ubure ijuru, ubure n'isi. Abagabo bageze mu myaka nk'iyi turimo, mu kigero cyacu, none yageze aha ngaho biba biryoshye, yageze mu iki kigero biba biri gucamo, agafaranga iyo kabonetse, uwo muntu akabona agafaranga yagashyize ku ikofi, weekend yose ayibarira umujyi azajya kuyiriramo. Iyo yahise misi akavuga ati iyi weekend nzajya Gisenyi ku mazi, nzava Gisenyi nyuma nzajya Musanze, nzava Musanze nzajya Kigali, nshaka kuzajya kureba convention nkanahifotoreza, nkanarya brushette yaho. Ubu abantu bari kurya ibyo nibi bitaribwa, ariko yarangiza iyo hotel yose aciyemo, agakobwa gahara kararana, ahandi agakobwa kararana, azenguruka utwo ashaka, akagenda yabona abantu babwiriza, avuga ati aba basazi. Ubwo buzima uramutse ubirebye bavuga ko ari igisukari pe. None se ko afite amafaranga, ko ntawe umusakuriza, ubu uzajyane n'uwo gushya kw'iki gitaka, k'ubu buzima busharira bunuka, murimbukane. Ubusa uzabuziza iki? Waba wararuhiye iki?
abijanditse mu isi baravuga bati turajya mu bucuruzi, niba ari ka forode aragacuruza neza, ubuzima bwe akavuga ati ntacyo nanjye nzunguka bihagije, ikiba kizabe. Muzajyane yarungukaga amafaranga, wowe wicaye nawe ntiwatakaje iry'ubugenzi ngo wifatire iryo mu isi, uracicariye njye ariko nabyawe n'Imana 2 na kangahe. Ubuhamya bwawe bwabaye icyo gihe nyine. Uzize iki? Twe iwacu mu Rwanda turwana n'amashuri, kavuga ati umwana wanjye yige mu ishuri ryiza, azarangizemo avuga icyongereza cyiza, azarangizemo asaba akazi bakakamuha, umwana wanjye azagira icyo angezaho, dore hanaguye ubuzima bwawe ndi kubaka mu mwana kugira ngo ndebe ko yazagira icyavamo akankura kuri uyu muruho narushye ndi mutoya. Aha ubuzima bugiye kugutsinda, aha ni bubi, abana bakugwa imbere ureba. Ubu ni iyihe nyungu ufite mu gupfa uramutse udashikamye mu kwizera ngo uzabone Yesu koko? Niba hari ikintu kiryoha, idini riraryoha iyo urikunda. Uzi protokole iyo najyaga kuzamura amabendera, abandi bose mirongo iri inyuma yanjye, hari ngi uyoboye, mpagaze nafunze neza. Mu bukwe bavuga ati ntiburataha Jacques atarahagera, ni urayobora imyiyereka. Uzi ndi imbere y'amabendera, ari ngi uri kugaragara. Wewe ako kandi tuvuga ati ahubwo burya giye byaciyemo. Igiteramo cyashyushye bakakubwira ati korari yazamuye, we ati ambasaderi ku rwego, ati ingi noneho hari haje ibihumbi, ukabuhagaze. Uzi ikintu cyitwa idini kiraryoha, bibabwize mu kuri. Kire kuba ribayemo ari bize ngarame wiyizira Satani, we ntiryamuryohera. Aho kugwa ahangaha warekuye ugafata isi cyangwa ugafata ijuru burundu. Ndababwiza ukuri, urebe urugendo byatwaye Imana kugira ngo iri toro ryo mu butayu ribeho. Ni urugendo rwari rukomeye. Ikibazo wagaragaje ubutwari, none uguye mu nzira. Dufatiye imyanzuro, badutega iminsi bakavuga ati nimugende bizasoza musambanye. Ati nimugende n'ubundi muzareba bizababaho. Ubu barategereje, bahora baduhanze amaso, bagiye kumva bumve ngo yaguye i Bugande. Na wa wundi se nuko byabaye, ate yoyo yafite y'abana, banafite abagore banyagera gutageze gute, isi yose ikumirwa. Urabuzize iki uguye muri ubu butayu bunuka? Nshuti yanjye, Laodikiya twabwiwe ibibazo bibiri bigera muri 3. Amaso, twambaye n'ubusa. Harya n'iki kindi? Ubutunzi. Ibyo bintu ko ari 3 twiyita abatunzi, ibyashiye kwa ngo ntimuri muri abatinda, ahubwo tuvuga ko twambaye ubusa, tuvuga ko tureba turi impumyi. Dukeneye ikiganza cya Yesu. Amen. Mwotore intwaro zanyu. Igitabo cya 2 cy'Abami. No, igitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 12.
ubwami bwa Isirayeli bwigabanyamo kangahe? Ubwami bwa Isirayeli bwigabanyamo kabiri. Ntabwo ubwami bushobora kwigabanya nta cyabaye. Umurongo wa mbere, bukeye Rehobowamu ajya i Shekemu kuko ari Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Icyo gihe Rehobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo. Nawe ubwo nyine urumva haranditse ngo baramutumira. Nuko Yerobowamu araza azana n'abiteraniro rya Isirayeli bose, babwira Rehobowamu bati, babwira nde? Umwami wari uyoboye. Baramubwira bati, so yadukoresheje uburetwa butubabaza, none utworohereze. Iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzakugororera. Tuzagukorera. Yego, tuzagukorera. Arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi 3, muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu ahera ko agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho. Arababaza ati, murangira nama ki uko nsubiza abo bantu? Uyu musore afashe ubutegetsi, abaye umwami. Abaturage baraza baramubwira bati, dore rwose Imana iguhaye ububasha, ariko utarajyaho papa wawe yaratumereye nabi, yaradukubitaga, none tworohereze imibabaro. Ndabibutsa ko amateka y'iri torero ni fotokopi n'amateka y'Abisirayeli. Niko byanditse, niko ibihamya bivuga. Uyu musore amaze kubona ikibazo cy'abaturage bati, twarakubiswe, twarababajwe, twarahangayitse, kugira ngo iyi nzira ivuke habonetse ibibazo mu idini bikomeye ku buryo abantu bahangayitse cyane. Kuva ku isaba tukagera ku yindi, amafaranga, inyubako, ibiki, inyubako, amafaranga. Umuntu yarageze ahantu bigeze aha ngaho kumva himika umwami. Uwo mwami ahageze baraza bati, ko twarushe, ko ntawe ugisinzira, ibintu byabaye amafaranga, muzana yo kubaka, mufate n'inguzanyo ariko twubake, mufate n'ibiki, ibintu byose bihinduka ibimina, ibirundo bitavaho, ubuzima bwose bubuzima, ku buryo n'umwizera yari asigaye yicara akavuga ati, ariko ubundi ibi bintu turimo n'ibiki? Iso yadukoresheje uburetwa. Nyaboneka wowe tworohereze, kuko ibintu bihindutse akaba ariwe ufasha ubutware. Tuzemera kuguhakwaho, tuzagukorera, ariko nibura muduha Imana, mutwigisha Imana. Cyigisho kididi kizaba amafaranga, iki cyo kuramya kiba amafaranga, nitugaruka amafaranga, muri korara amafaranga, mubajiye amafaranga, ahantu hose amafaranga. Mbese agakiza Yesu atangira ubuntu kazaboneka ryari? Tworohereza ubwo ubonetse ukaba ukiri mushya. Nyaboneka
dukurireho iyo mitwaro twikoreraga maze abantu babona Imana. Uyu musore uri ku butegetsi arangije aravuga ati reka nge kubaza abakuru, abasaza. Yegeranya abasaza. Yemuze rubanda bari gusaba ngo nimborohereze uburetwa. Dore ibyo basaba. Umurongo wa 7. Baramusubiza bati niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Inama y'abasaza iravuga ngo borohereze n'ubundi rwose muzagendana bizaba amahoro. Baha umudendezo. Haleluya. Umuntu yarema nk'umudendezo, kumwambura umudendezo ntibyakugwa amahoro. Kibazo cy'umudendezo w'umutima nabo. Abasaza bati niwemera ibyo bagusaba ukabishira mu bikorwa, aba ni mahwi, iyi ngoma yawe izaryoha rwose, ibintu ni amahoro. Ndababwiza ukuri mwababyeyi mwe, urubyiruko rwacu ntirwumva uretse ko rwakumvishwa na Mwuka Wera gusa. Umurongo wa 8. Ariko inama agiriwe n'abo basaza ahubwo ajya inama n'abasore, ahubwo ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho. Ngajya inama n'abande? Inama y'abasaza ku ruhande. Basaza ntabwo ari aba.com, ntabwo bajyana n'igihe. N'abasaza mwe twe twaranize, itwe twumva tekinoloji, turi mu isaha y'imiyoborere y'abasore. Niba mubyibuka neza amategeko ya COVID yahezaga abasaza mu bihe byo gusenga n'abana. Murabyibuka? Abana n'abasaza mugumiyo mwebwe mutaza kuzana akavuyo. Wagize ngo se bano basaza bari kubazana ukajya kwirirwa babwira ngo abajiye baririrwa ngo bakora karasisi. Abasaza elder abaciye akenge, abakuru batanze inama ariko bari kuyibwira urubyiruko. Urubyiruko atishwe barakubeshye, kaniyegerera amaji yanjye, niyegerera abatipe banjye nibo barambwira uko twabikora. Man, murabona hari gute twayobora iri torero? Man, uzika abaturage bavuze ngo tubyoroshye man. Ariko man, uzi yuko ibintu biri kuducanga man. Munyibwirira ibintu byabari abaviye man, bari abazehe. Ibi bintu byabo ntibabwiriza neza, ntibaporojeta, ntago baba bari ku macati, baza barwanya ibintu bya cati, ntabwo ibintu ntibanabyumva man. Munjira inama, mwebwe nimwe amaji yanjye, nimwe bajene. Isi ihagaze mu isaha y'impindura amatwara byiswe Gen Z, Generation Z, urubyiruko rwo mu isaha isoza amateka y'isi. Muri arufabe mu harya bazita ingombajwi arufabe, iya mbere ni A, iya nyuma ni Z. None kucibiyise urubyiruko rw'igisekuruza cya Z, nta yindi bahirya ya Z. Iki nicyo gisekuruza cya nyuma duhagaze mu bavandimwe, nta kindi gisekuruza kiri hirya yacu.
ni mu bireba mu binyamakuru abo Gen Z izi nsoresore ziri kwiroha mu mihanda, ziri kumenagura ibintu, hamwe ziri guhirika ubutegetsi. Amuzi ibyo baherutse gukorera muri Kenya hambere, muzi kuntu batwitsa amaduka bagatwika n'ibiki. I Burayi nuko, mu Bufaransa, ibihugu byose urubyiruko rwibumbiye hamwe ruri gushaka ngikitwa uburenganzira bw'urubyiruko. Ibintu byose barabimena, ntabwo byaciye muri politike byibagiye mu madini, ahubwo ubu amadini yigaruriwe n'insoresore. Ubu abasaza bari bashyize mu zabukuru. Umuntu wese utazi utari kujyana n'igihe wese bamushyize ku ruhande. Umukuru w'itora agomba kuba ari wa wundi ufite agasmart uzi kunyereza neza. Abapasitoro benshi boherejwe ni abakiri udusore bazi kunyereza neza. Wa wundi uzajya kuri computer akamenya gushyiraho ka internet. Abo nibo bajyanye n'igihe, nibo bayobozi b'isaha duhagazemo. Uyu sura mubwira ngo aya maso ni ikibazo ugira ngo ibyo abyitayeho. Arakubwira ati ntimugasare, iterambere twebwe twe twavutse mu isaha y'iterambere, twe turi mu gihe cyacu. Urubyiruko rusoza amateka y'isi. Uyu musore ajya kureba bagenzi be, arababwira ati ko aba basaza n'aba baturage ko bashaka ko tubaho mu buryo bwa gisaza nkabo, tutagendana n'igihe nkabo, murangira nama ki? Niki nabasubiza? Turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereza uburetwa data yabakoreshaga, tubabasubiza iki? Umurongo wa 10. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uzabwira abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo weweho ububoroherereze. Ubasubiza utyo uti, agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Ikiyunguyungu murakizi? Mubyimba. Ariko ubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha skorpiyo. Kibazo kiravutse. Urubyiruko ruramubwira ati, babwire ko agahera murakazi. Hari ikintu kamaze uretse gushima mu gutwi, nicyo agahera nzi gakora. Wari wajya kuvoma ukaba ari kutwarisha? Wari wajya gutashya ukagatahisha? Gafunga umukandarasi? Arababwira ati, nge n'intege nke zitwa izanjye zizaruta hamwe papa yabagezaga sasa. Nzabagora, nzabarusha, nzabakanyanga, nubwo ndi muto ntimunsuzugure, nzabereka. Abasaza ku ruhande toka, nta nama y'abasaza, mujye muri pansiyo, mujye mu zabukuru. Ubu kubona umukuru w'itorero w'umusaza biragoye. Icara hariya aba basore bajye bakugira inama. Ngaha ho dukandagiye niho duhagase. Murongo wa 12. Ku munsi wa gatatu Yerobowamu n'abantu bose banga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati, muzaze munyitabe ku munsi wa gatatu. Ishyanga rihita riboneka igice kivuga ngo twe tuzayoborwa mu buryo bw'umwuka, ntabwo tuzayoborwa n'izi mbaraga z'agahato. Amen. Mugabane wa kabiri wahise uvuka mu ishyanga. Bibiri urayifite? Ku munsi wa gatatu Yerobowamu n'abantu bose banga umwami Rehobowamu. Basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati, muzaze munyitabe ku munsi. Yego, muzaze munyitabe ku munsi wa gatatu. Umwami abasubiza inabi nyinshi, yanze inama yagiriwe nabo basaza.
hasi nibwo ishyanga rihita ricikamo. Hahise haboneka umugabane w'imiryango ibiri, niho naringeze. Imiryango ibiri, uwa Yuda n'uwa Benyamini. Kubera icyo umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini? Mwibuke intare yo mu muryango wa Yuda. Uyu muryango wa Yuda wari ufite amasezerano, bahise bimurwa batura ukwabo, bitwa umuryango wa Yuda. Imiryango 10 yasigaye aho. Iyo miryango 10 yahise isigara ari ifite izina ryitwa Isirayeli, izina original. Abandi babinkewe, babinsuzugurwa. Urumva imiryango 10 yemeye kugumaho, haboneka 2. Ndashima Imana ku bwinshi atari bwo bubara ku Mana. Amen. Mubisubire mu batasi 12 bajya gutata igihugu cy'Ikanani, baraje 10 bose barahuza, harokoka 2, Yosuwa na Kalebu. Nukurikira umurongo wa 28 habonetse ikibazo. Umwami ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu bati, byabarusha kujya muzamuka mu Yerusalemu, wa bwoko bwa Isirayeli we, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Hahita hazanwa gusenga ibigirwamana. Ikibazo cy'ibigirwamana mu ishyanga, habanje kuboneka imigabane 2. Imigabane 2 habonetse ikigirwamana, ubwo nabwo ni igikomeza guha abagenzi imbaraga, kibabwira ngo mukomeze mujye mbere. Ariko mwibuke ikigisho kiravuga ngo urupfu rw'uwabaye intwari. Umuntu yari intwari, none birangiye apfuye. Iyi saha yo gucikamo 2 n'amateka yanditse ari kwisubiramo. Ubu tugezaho intwari zigiye gupfa. Ababwirije ubutumwa bwa marayika wa 3 bakagaragaza ibimenyetso by'isaha duhagazemo, bakagaragaza ibintu byabaye byo gukuraho umudendezo w'umutima nama, bageze mu isaha yabo ya nyuma yo gupfa. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 niho ngira ngo tuganirire. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda, azi Beteli, azanywe n'ijambo ry'Imana. Amen. Mwibuka ahantu ibigirwamana byashinzwe, mubyibuke. Umurongo wa 28 w'igice cya 12, umwami ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu bati, byabarusha kujya muzamuka mujya i Yerusalemu, wa bwoko bwa Isirayeli we, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo bibikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Muri kubyumva? Yanubatse ingoro. None ibigirwamana byarashinzwe, bishinzwe umuntu w'Imana aravuga ati, reka nkwereke rero. Ahagurutswa n'ijambo ry'Imana, avuye i Buyuda, muri ba bandi banyakwipfira, ba bandi b'insuzugurwa, aravuga ati, reka ntanga umuburo uheruka. Haleluya. Amen. Reka mbivuge, upfapfa ariko yamaze kumva ubutumwa buheruka. Nitwe dufite inshingano yo kurinda ukuri kwishobora byose. Ivuga butumwa paje 143. Nta guhara bimwe mu byo twizera
kugira ngo twumvikane n'ab'isi. Niko handitse. Nta guhara bimwe byo twizera kugira ngo twenze gute. Hari imiryango ibiri yavuze ati twebwe iyi miramirize n'aka gahato turakanze. Habonetse imiryango 10 iyobatse ibyo bintu ivuga ati ishyanga ry'Imana rizaguma gutya tuzabaho gutya tuzayoboka. None ngo umuntu w'Imana atumwa n'ijambo ry'Imana azi Buyuda muri banyagupfa muri za nsuzugurwa amanutse ajyanywe n'ijambo ry'Imana agiye guhamya. Nta guhara bimwe mu byo twizera kugira ngo twumvikane n'ab'isi. Haranditse ngo ntidukwiriye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo tubabwire ukuri. No kunama no. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Mureka amabara yanyagaragare kugira ngo musoze umurimo ukorwa n'abantu bafatanije n'abamarayika. Amen. Amagambo yo nyagezeho. Haleluya. Amen. Nta no kubuja, nta no kubarara ntibishoboka kuko dufatanije n'abamarayika. Amen. Ariko marayika buriya muramuzi. Muzasome mateka bibiri hari aho marayika yamanutse 10,000 bihita bipfa, hari aho yamanutse 22,000 birapfa. Ibaze kukubwira none ngo dufatanije n'abamarayika. Haleluya. Amen. Turinzwe n'imbaraga y'Imana. Nimureke byumvikane neza ko abadivantiste umunsi wa 7 badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi. Ntibyashoboka. Niyo mpamvu iri toro ritazigera riba Babuloni. Amen. Uzajya ubikina mugenda ubivange. Hagaruka abadivantiste umunsi wa 7 bahagarariye ikinyarwanda. Ngiri aha niho duhagaze. Kabone nubwo mwabivamo. Hano hazahaguruka agakecuru kabivuge ku musozi mwumirwe mwibaza aho kavuye. Nimureke byumvikane neza ko abadivantiste munsi wa 7 badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi. Mu bitekerezo byanyu no mu kwizera kwanyu ntihakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamugirya nino. Amen. Shikama niba ari mu ijuru werekeze mu ijuru, niba ari mu isi wigire mu isi. Abadivantiste bo barakomeje. Amen. Amen. Abisi bafite uburenganzira bwo kumenya icyo badutezeho. Imana ihabwa icyubahiro. Tugomba kubasobanurira amahame y'abadivantiste umunsi wa 7. Tugomba gusobanura ibyanditswe imbere y'abakomeye n'aboroheje, tugahamya ko ari itoro ry'Imana. Iri toro rirahagaze kandi rirashikamye. Amen. Amen. Niyo mpamvu umuntu w'Imana azanywe n'ijambo ry'Imana azi Buyuda, aza mu ishyanga, asobanura ibyo bazambije, akajya avuga ati dore bene wacu dore barabijambije ariko duhagaze mu buntu bw'Imana. Ngo bari baremye igishushanyo ngo bakajya bagitambira. We umva Bibiliya uko ivuga. Umva Bibiliya. Umuntu w'Imana hageze ntabwo yashoboraga kunama cyangwa ngo agabanyijwe cyangwa ngo agire gute. Oya, umuntu w'Imana yarashikamye umurongo wa 2 atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati wagicaniro we, wagicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya. Nuko kuri wawe niwe azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri we niwo bazatwikira amagufa y'abantu. Bigiye gusoza iri toro rigize akaga kuko ryacumbikiye ibigirwamana, kuko ryemeye kwinjira mu gishushanyo cy'inyamaswa.
hejuru aravuga ati wa gicaniro we uri ikibazo kuri wowe, bizarangira batakihasengera Imana, ahubwo Yosiya naza azatambiraho bano birirwa bagutambiraho ibitambo, azabarambika ku iki gicaniro, muzarebe ibyo azabakorera. Ntabwo bashobora kugira amahoro, ntibazigera banayagira. Reka mberekere ikintu gitangaje cyantangaje cyane. Umurongo wa 3. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyaryo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Kirasadukamo kangahe? Kabiri. Harya insengero zirafunze cyangwa ntizifunze? Mube muretse muzabona ko cyasadutse. Kibaza abantu bazayibona bishoje, bavuge bateye amahirwe twarayabonye, ahubwo ntitwamenye ibiri kuba. Bizaba byashoje nyine. Nasomye amagambo avuga ngo Yesu nava ku ntebe y'imbabazi, bya bindi byose ijuru ryakweretse ntubibone bizagaruka, ubone ko ari amahirwe ari we wayirengagije. Ngo n'abantu bazahishirirwa ibyaha, bahishirirwa uko bajyaga kwihana, ariko ntacyo bashobora kurenzaho. Gicaniro kirasaduka, nicyo kimenyetso umuhanuzi yatanze. None mureba aho bazigerereje bazifunga, aho mu murenge hagomba gusigara nibure 2, buri rwose ruhari rugomba kuba rufite pastor ruyobora. Harya buri rusengero buri ruzabona uruyoborara, ubwo se bazirukana aba pastor bangahe ahubwo kandi nabwo akaruyobora yarize. Ba pastor barasezerewe. Uretse mbasomere ko basezerewe bamaze gukurwa mu murimo. Iki gitabo murakizera? Igitabo muracyemera? Page 538. Imana izakorera mu bakozi biyoroheje. Mu bakozi bagenje bati. Umva kuntu handitse. Ubwo igihe kigiye kugera, maze ubutumwa bwa marayika wa 3 bukamamazwa mu mbaraga ikomeye. Uwiteka azakorera mu bikoresho byiyoroheje, ayobora intekerezo z'abiyeguriye gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucuncumirwa mwuka muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Ubwo bamwe none ko RGB itegeka ko abantu bagomba kwiga amasaha 1200 ngo bemere kubwiriza, ubwo batashye. Hari ubwo iyisi ubwayivuze ngo uzayobora idini, uzabwiriza agomba kuba yarize. Ibintu byanditse uko abazakora umurimo ari abatarize. Iyo abatwari tugifite akuka twajyaga guhaguruka twati ntibishoboka. Twebwe dufite inyandiko itubwira ko n'abatarize bazabwiriza. Ngaho se hagira ujya kubivuga, ngaho se genda ubivuge. Ngaho haguruka. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucuncumirwa mwuka muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Abantu bafite kwizera, bafite iki? Kandi bahora basenga, bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Umuntu azajya abyuka mu gitondo avuga ati ndagiye. Amen. Reka mbahe ingero. Buriya muzi kambaho mubwiriza nzi Jado muramuruzi? Muramuzi? Mujya mwumva ibyigisho bye? Ntabwo yigize arangiza primaire. No ku rusengero ntabwo yajyaga yigisha, ariko akinyuriye inzira Imana yamuhaye cyo kuvuga. Amen. Ntabafasha intiti zo zaratashye ntizizi biri kuba. Wese urugero rw'uwo muzi. Nitonde. Maze guhura n'abakecuru benshi barenga 3 bambwiye ku Imana yabigishije gusoma no kwandika. Amen. Kandi bari kubwiriza. Yitwa Aderene, atuye Nyanza. Naguhana nimero ye nkamukujyana nkamukugezaho. Yaturutse Nyagatare. Arabwiriza mu mbaraga ikomeye y'Imana. Ntiyigeze yiga mu ishuri na rimwe. Amen. Ntimugakine.
wikwicarira aha ngo wumve ngo ubukristo burya ngo naha ngaha ndi jya ugerageza umenye wibaze ngo nibiki biri kuba mu isi. Twe tugira amahirwe yo kugenda, twe duhura n'abo bantu. Umuntu akakubwira ati ngewe navutse banyohereza kuragira inka, ariko nanjye ntangiye maze kwakira ubutumwa bwiza bw'Imana yangishe gusoma no kwandika. Amen. Mwagakwiye gutinya. Byanditswe ngo uyu murimo uheruka uzasoza barayiki n'abapasitoro bakorera hamwe, kandi mu kwicisha bugufi gukomeye cyane ku buryo bazabamanutse bageze hasi. Amen. Sinababwiye pasitoro bikora Imana sari hari hakurya. Pasitoro Zakariya ntatuye za Mitiyana. Nsabihoraho. Pasitoro Denatuye Kayonza. Pastor Conrad mujya mumwumva muri Amerika. Pastor Kerry wo muri Amerika mujya mumwumva. Iyo mbaraga yamanutse ikagera kwabo abantu bose bakicara hano hasi ukajuza basomera uri kudoda, kandi Zakariya twarawe yarabwiye ati bana Jacques weye baba waranzamuye genda kuzamuye gute kare wagakwiye kunzamura ati oya Jacques byihorere ati Jacques ubu none ibi ni ibiki Jacques wendi kujya numva imbaraga y'Imana. Ibaze pasitoro yicari kukubwira ati uri kabanje nyagupfa imbwa yigendera. Ntimugakina ibyanditswe biri gusohora uko byakabaye, wowe waba wabuze kwizera ugatangira kugenda upfundikanya. Reka mbereke aha muri iki gika ababyigiye mu mashuri bose barirukanywe, hasigaye abaremera kwigishwa n'Imana. Amen. Nimuhitemo umugabane wo guhagarara Amerika. Nababajije ngo waba wararuhiye iki? Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashirwa hagaragara. Amen. Ngo nibiki ngo ikibwirizwa ikimenyetso cya mbere ibyaha bya Babuloni bizashirwa hagaragara. Muzana bize bavuga ibyaha bya Babuloni ngaho turebe. Kabantu bavuga ko mwuka wera taraza nta nikiraba, kandi hano tubwiwe ikizakorwa. None muzana abantu bajye hari bavuga ibyaha bya Kiliziya Gatolika. Reka nkubwire icya kabiri bazabwiriza. Icya kabiri, ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta. Ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, icyo kibwirizwa bazakibwiriza. Ati bireta iri gukora ni ukurwanya Imana. Ngaho abo bize nibahaguruke bavuge ko leta iri kurwanya Imana. Ntimugakine. Umva ikibwirizwa cy'abazahagara mu isa iheruka. Ijambo rikomeza rivuga ngo haza. Uyu mwanditsi yapfuye mu 1915 Ellen G. White. Yavutse mu 1827 apfa mu 1915. None ko yanditse ibyo bintu reba imyaka iciyemo wari utaranavuka, kugeza uyu munsi yanditse ngo hazaba. Harya bizaba ryari? Uyu mutwe dufite nuwo gutekereza, ugasoma inyandiko, ukareba kuri tele, ukavuga ngo ni ibiki biri kuba ku butaka, ukamenya isaha y'ubuhanuzi duhagazemo. Ubu rero injijuke ziratashye, hasigaye injiji n'abantu batazi gusoma no kwandika, ariko bakubwira ngo dutanze inyandiko miliyoni muri uwo mwanya. Haleluya. Amen. Kambabwire biri bucange benshi. Masengesho y'iminsi 90 tuyasoza, twari mu cyumweru cya nyuma. Abo twabanye barabyibuka. Ndababwira nti turashoje ariko tugiye kubwiriza. None bite? Tugiye kubwiriza mu bitaro, ni buri bitaro 7. Hopitale 7 zikomeye mu Rwanda. Ati yego. Dushaka ibitabo, dushaka n'amafaranga. Twatanze amafaranga y'u Rwanda agera muri miliyoni 2.5 hafi 700. Ibaze kubwira umuntu ntanazi, duhurira ku murongo abwa ni wowe uzakira amafaranga atanga nimero tuyashiraho. Twinjiye mu bitaro twaguze ibitabo by'intambara ikomeye no kwitegura kagaheruka no kugana Yesu n'ibiki byose, ariko ayo twaguze ibitabo nayo twishatse ahubwo twari dufite gwara kwari ukwishurira abarwayi bari mu bitaro babohewemo babuze uko bataha kubera ko babuze ubwishu. Nimba bareze imeze gutya uriya yakoze kwa muganga ashobora kubyumva. Kankubwire ibitaro twishiyemo amafaranga make, twishiyemo ibihumbi bigera muri 340. Tugabana intara zose z'u Rwanda.
iburengerazuba twagiye mu bitaro bya Kibuye twohereza delegation ingana nk'uko mungana twinjiramo tugiye kubwiriza dutwaye ibitabo turaza turatanga tugezemo abaganga bakatubwira ati muduhe n'ibindi bitabo muduhe nanjye intambara ikome nanjye ni mumpe nanjye ibitabo byaradushiranye tugezemo twishyurira abarwayi abagiye majyaruguru bagiye mu bitaro bya Butaro bira bivura kanseri yo mu majyaruguru abagiye burasirazuba delegation yagiye mu bitaro bya Ngoma abagiye mu majyepfo bagiye muri CHIB ibitaro bya kaminuza birabyo mu by'Ubutare mu mujyi wa Kigali twagiye muri hôpital ebyiri CHIK na bira bitaro by'Ikanombe bya gisirikare no ibitaro bitatu muri Kigali na Kibagabaga Imana yari yateguye iteraniro abantu b'Imana twambara amakote na karuvati abadamu bashiramo imishanana bwa ati tugiye kuvuga Yesu kandi ubwo nizankewe zihora zitukwa bya bicucu bya bigoryi bya bici bya baze turahengera sha tugezemo twakozemo umurimo umuntu wese akajya avuga ati none se nimwe mwanzi by'isi nimwebwe se none se ibi ni ibici ubundi ntimugakine bazabwiriza ibintu bikomeye icyambere bazabwiriza ni ibyaha bya Babuloni bazabishyira ku musozi icya kabiri ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana ibyo bazabibwiriza aka kaduruvaye ibi bintu byose leta iri gukora ibi bintu byose biri gukorwa bazaba babivuga mu mazina yabyo icya gatatu imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece ibyo bazabikora bazabibwiriza iyiranga muntu ukorana buhanga kiriziye yiri inyuma ifaranga rimwe kiriziye ibiri inyuma ifungwa ry'ensengero ryose nibwo byitiriwe amadini yose harahigwa abadivantiste kugira ngo ivuga butumwa ricika intege kiriziye ibiri inyuma ibintu byose byahagaritswe byose ni kiriziye iri inyuma yabyise umukino iri gukina kibazo nabagakwiye kuba maso barahumirije nagira ngo ntibabirebe abazahagarara mu isaheruka ibi bintu bagomba kuba babibwiriza harya hari uruhimbi muzi ruvuga ibi bintu haranditse ngo byose bizatwikururwa bishyirwe ku mugaragaro kubera iyi miburo ikomeye abantu bazakangarana abantu bazagenza bati n'ubyumvise wese yibaza akavuga ati ariko kumbi burya insengero zose ziri inzu zifungwa kubera ibi ni biki biriko ariko ku rusengero rwo twitegagamo abantu utubari twose turafunguye ibintu byose ibyaha biri gukorwa ariko gute ngo bashaka ko n'ababwiriza bagomba kwiga iyi gahunda yo gushyira ababwiriza mu ishuri na ministre ubwe umunyamategeko w'itorero mu Rwanda yagiye muri RGB hambere ahangaha mu kwezi kwa 8 batari kwa 9 hajya marababwira ati rero mwaya mategeko mwaduhaye hari bitubangamiye ibikisi ati twebwe hari ibintu tutemera kubera kwizera kwacu atumva mujye kubaza kiriziye uko ibigenza cyangwa mubaze ADPR uko yabigenje baramwirukanye n'umupasitoro bakorana wabimbwiye baramubwira ngo mujye kubaza kiriziya murabizi kiriziya igira kiriziya imwe mu murenge cerekana mutarigeze mu bikontorora kiriziya bari imwe mu murenge mwagakwiye kujya mutinya mwabavandimwe kandi mu murenge twebwe ibari atugiramo insengero nyinshi cyane ubwo namwe mwagira rumwe bikemera kuko na kiriziya mujye kubaza kiriziya uko ibigenza mujye kuyigiraho muri se intari igira amatorero 12 ayo matorero 12 niyo yaba yujuje ibisabwa yose wayabonera abapasitori nese niba intari yatangaga ibirundo wenda bagerageje bakazana miliyoni 30 nibazana abapasitori 12 bazahembwa ngahe bazazana nubundi wagize ngo miliyoni abizira bazatanga izirutu zo ko bwose zagabanuka nimugakine isaha iranditse abantu ibihumbi n'ibihumbi batigeze bumva ubuhamya nk'ubu bazabutegera amatwi amen ndi kwigisha icyigisho kimwe n'iki ningishyiraho mu kanya ntabwo icyumweru gishobora gushira ibihumbi 2 bitakirebye nibereye niryamiye hari hakurya uzacyumva ndamushuhuje nawe
ntimukine ku gakiza kavunnye Imana. Abanyamashuri barasezerewe, iri toro risigaranye imigabane 2. None umuntu w'Imana avuye i Buyuda amanutse aje gusenya igicaniro, gihise gisadukamo 2. Kimaze gusadukamo 2, niki cyabaye ku itoro ribonetsemo ibice 2, kabasengaga imigabane bayi 2, biragenda bite? Umurongo wa 4. Mwumva amagambo yanteye ubwoba. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, ngo umwami yarahagaze. Harya umwami akora iki? Umwami ni umutegetsi. Yageze ku gicaniro ati, ku gicaniro ninde wagombaga kuhaba? Ku gicaniro habaga umutambyi. None umwami ari kuvuga ari we wihagarariye hehe? Politiki yari yamaze kugera ku ruhimbi. Umwami niyo yaza kuramya yagombaga kwicara hariya bakamubwiriza. None umwami ahagaze ku gicaniro, ahita amutunga urutoki, ukuboko. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, avuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Gicaniro nacyo gisadukamo 2, ivu ryacyo riraseseka, gusenyuka kw'amadini, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ingingo Uwiteka Imana yawe unsabira ukuboko kwanjye gukire. Bari umugenzi uraha baramfunze mubareke bapfa. Hoya, ubutumwa buheruka n'ubutumwa bw'imbabazi no gukiza. Nta dukara ngo mumerega nanjye byaranze. Mwama mutunze ukuboko gufatwa n'uburwayi. Nta kabumba ngo nsige hose. Kandi ubwo baraye basoya amatangazo kuvurisha ibyaremwe ntibyemewe, ariko banyura mu gikariti. Ese mama nta kantu ufite? Abana banjye bararwaye, reba kuntu wabagenza. Yesu ni mwiza. Twinjiye mu isaha ikomeye ndetse iteye ubwoba, ucunge bitaza kugucanga. Umwami ko bari ku gicaniro, umwami ayobora iby'igicaniro ate? Harya ntago mwabonye amategeko agomba kugenga amadini? Mwarayabonye cyane ntayo murabona? Ubu kugira ngo idini rifungurwe, rihabwe icyitwa ubuzima gatozi, rirasabwa kwishyura 2 miliyoni. Bari bahawe umwaka wose, uwo mwaka urarangirana n'uku kwezi kwa 2, iyo nkundura mugiye kuyibona mu kwezi kwa 3. Buri rusengero rugomba kuyoborwa na pastor wabyigiye, n'ukwezi kwa 3 bagomba ko babyujeje bundi mu kwa 3. Wa mwaka bahawe urarangiye. Urusengero rufite umwigisha wabyigiye, rukaba rwishyuye 2 miliyoni, bakaba bafite uburyo ki bakorerwa audite, babigeze kure, barakataje, ibintu birimo birajya mbere. Icyakora baruzuza igihamya cyo gusezererwa. Ubu abapasoro benshi boherejwe ku mashuri kwiga kugira ngo babone uko bazasigarana umugabane munini, ariko niyo bakohereza ntibabona. Buri mupastor uzayobora itorero bizasoza hari combination, guhuza amatorero, kugira ngo nibura umupastor abahagarariye iryo ngiryo. Ntimukine, don't joke. Ngo bisenga Bugande ko bitahageze. Bugande se hariho? Nababwiza ukuri, Bugande ntihariho. Aha n'abadive bazima bahagarariye isabato bajya ku rusengero bagateka ku isabato, ubwo uragira ngo bahure n'akarengane kiki ko bafite kabahagije. Nabahazanye umucyo, nabonye mujya gusuhuza abagabo abagore mugapfukama, nkabona kavuga ni ye gupfukama. Ntimukine ku gakiza kagoye Imana. Gupfa
kuba ruhagaze mu birindiro kananagane ku musozo mbereke igitabo cya mbere cy'abami igice cya 13 murongo wa 11. Umuntu w'Imana nawe arapfuye. Niko benshi bagiye kugwa ibugande, abandi bagwa ishanga. Umuntu yirukanyijwe n'igishushanyo kimukuriye yavukiye kimuzana kuruhira hano. Uyu mwanya agenda avuga ko igishushanyo kitararimwe cyo cyamwirukanyije. Kimukuye i Rwanda kimumanuye epfo za Sudani, abandi kibazengurukije kibatayiriye iyo bibwa. Nicyo cyamwirutseho ngo ntabwo kiraremwa. Tariki 30 z'ukwa 2017 isi yamanitse amaboko iravuga ngo twe turi abavandimwe, tumanuye amahame ya Ruteri. Twabyinjiyemo gake, ibimenyetso uzabibona ugeze iwacu, noneho byo nta nubwo ari byo wirirwa ugira. Impuzamadini twitwa abafatanyabikorwa. Ugenda ujye kuri mapu y'impuzamadini ya hani Bugande. Perezida wa Uniyo niwe visi perezida w'impuzamadini. Ujye kuri internet ubirebeho. Harya sitwa Samuel? Si Samuel, ni Samuel. Pastor Kajoba Sam. Uriho niwe n'umusha Pastor Kajoba Sam. Sam niwe wari uriho mbere yasimbuwe n'uyu. Samuel. Niwe wari assistant w'impuzamadini. Ariko ye ngo ntikiraremwa. N'uyu mwanya wibaza kuntu abantu bari gupfa Imana yari yabahagurukije. Ababwiriza benshi bavuze iyi saha bakayihagararaho tutanayizi twe tubarwanya. Ikambabwira ngo Yesu bigeze amubwira ngo aze gukiza kwa Yayiro, ngo ageze mu nzira ahura n'abandi bamubwira nti isubirireyo n'ubundi yapfuye. Bamutangiriye mu nzira bakomeza bigendera. Yesu akomeza avuga ati ngiye umurimo nazanywe naho ndakomeza panga ugezeho. Twanyuranyemo mva mu by'idini Imana inyohereje mu butayu, tugakubitana nabo bari kugaruka bavuga ati ariko se buriya kandi nje nta cyigisho cy'umuntu numvise ngo mpagarare mu yisa. Mureka bapfa bapferera. Kambabwira somo rintera ubwoba. Yeremiya gice cya 15. Abayuda bahanurirwa ibyago ngo bande oya dashanga ry'Uwiteka ryahanurirwa ibyago se gute? Ariko twebweho turi ubwoko bwatoranyijwe, ishanga ryera, amategeko ngutegeka, uzaba umutwe ntuzaba umurizo, nta uzagukoraho, ugutunze urutoke barutunze mu mboni. Ngo none ngo bahanurirwa ayo masezerano agiye hese kandi ko yara y'Abayuda. Zitonde gutegeka 28 nuhasoma aya mategeko ngutegeka uyu munsi. Amasezerano y'Imana yose abafite ikigombero. Iyo wisha uruhande rwawe niyo waba ari igihangange gute biba bipfuye. Reka kuririmba ubudive. Zina ryiza ntiryabujije umukobwa kuruha. Yitwa mukobwa ijana, akabyarira mu rugo akazabura nuzana ihene. Ntugakine. Zina ryiza ntiryabujije umukobwa kuruha. Utazirirwa uririmba umugenzi. Jya upima imibereho yawe kubyanditswe ureba aho uhagaze. Abayuda bahanurirwa ibyago. Iyi ni ipica y'Abadivantiste umunsi wa 7 mu rugendo rusoza amateka y'isi. Haranditse ngo maze Uwiteka arambwira ati nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Umva Imana we, iri shanga ntabwo narihagararaho. Nubwo Mose na Samweli baza bakaba ari bo babasengera, byashoje ku ishyanga
by'abayuda mubindekere mbereke inkoni ngiye kubakubita. Imana yararakaye kubona imihango y'abapagani twinjirana, ubudayimoni bukatwinjirana, ntibugarukire kuvuga ngo bufashe insengero bugakomereza mu matsinda, ubudayimoni bukinjira kugeza ubwo ubusambanyi bufata indi ntera mu matsinda, ababwiriza bakaza ngo ubwongo niba ngo umugore wawe ngo yaranze iyi nzira ngo fata ngo mu bagenzi, ababwiriza b'ibyatwa bakagera ku rwego bavuga ubwo bushiranye. Ntabwo Imana ishobora kwihangana muri ku rubanza rwayo rucibwe noneho. Ibyaduka byo minsi imperuka igihamya cya 342. Ibyaduka byo minsi imperuka igihamya cya 642. Ninde wagezeyo? Soma. Benshi nabazagaragaza ko badashobora kubana na Kristo. Benshi nabazagaragaza ko badashobora kubana na Kristo bitewe nuko batabaye umwe nawe. Bitewe nuko batabaye umwe nawe. Nuko batapfuye ku by'isi. Nuko batapfuye ku by'isi. Kandi ubuhakanyi bw'abahoze bari mu myanya y'ubuyobozi buziyongera. Kandi ubuhakanyi bw'abahoze bari mu myanya y'ubuyobozi bw'itorero buziyongera. Rekeraho. Mu buhakanyi bw'abandi tugiye kubona ibintu n'abari baranambye, noneho abantu bagiye kwerura. Niba umubwiriza w'umuhanga wabwirije isigatitira, uyu mwanya aza mwitsinda kaza kubabwira ngo koko ngo wamugabaye ngo umaze ngo imyaka ngo ine yose ngo umugore yaragutaye ngo yasubira ngo fata ngo muri abanga ngo ntago wabura mu wawe. Buretse muraza kubona ibirababaho. Idini rirarimbutse n'abanyetsinda ntibasigaye. Iby'idini byararangiye. Umuntu yarokoka ku giti cye akerekeza iyi nzira isi kamuseka nawe ikamubona. Niho basabwa guca ushaka kurokora ubugingo bwe, wagomba kunyura hano ku karago. Niho Imana yagennye, isigaye tevuga ati nawe ubaye igicucu. Ndabyemeye. Ntawe ushobora kurokoka adaciye kwa kakarago. Kandi n'abahakukarago nabo benshi bagomba gupfa, hagasigara abagishikamye ku kuri. Ucunga atabari wowe upfuye ahubwo. Benshi nabazagaragaza ko badashikamye ku kuri, ntabwo bigeze bapfa ku by'isi. Ubuhakanyi bw'abahoze mu myanya y'ubuyobozi bw'itorero buziyongera. Iki ni igihamya cy'abagatulika se? Iyi ni kiliziya ari kuvuga? Ni itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ari kuvugaho. Igihamya haje wese 98 ra mundebera 98 ahari 98. Ihute mu gihamya vuba ihute gato. Ibyaduka byo minsi imperuka igihamya cya 98. Katugende twumve. Mu by'ukuri si iby'ubwenge kubyara abana muri iki gihe. Mu by'ukuri si iby'ubwenge kubyara abana muri iki gihe. Igihe ni kigufi. Igihe ni kigufi. Akaga ko mu minsi iheruka karadusatiriye. Akaga ko mu minsi iheruka karadusatiriye. Kandi abana bato bazabanza kurimbuka ari. Kandi abana bato bazabanza kurimbuka ari benshi. Waraje uri kubyara wongera hundi, wageze ahantu hari umudendezo, ejo bundi nibakubwira ati kimarariya kiri kubacamo urworezo rukubisemo, baragutesha umutwe uve mu nzira. Kandi wari wa mugabo we wabyoroheje, nawe wa mugore ukabyorosha, ahasigaye mukagira ubwenge ko Imana bubahaye. So mijyamye gikurikiyeho sinaho nshaka cyane, ariko nako kaba kajemo uko bakomeza kukubera umutwaro. Ni umutwaro ugutsi kugenda ugukurura ugusubiza inyuma. Komeza. Mu gihe nk'iki cy'amateka y'isi. Mu gihe nk'iki cy'amateka y'isi. Ubwo ibimenyetso biheruka biri gusatira iherezo ryabyo. Ubwo ibimenyetso biheruka biri gusatira iherezo ryabyo. Ari nako turushaho gusatira igihe cy'umubabaro. Ari nako turushaho gusatira igihe cy'umubabaro. Uko amakwa azagenda arushaho kugabanuka. Uko amakwa azagenda arushaho kugabanuka. Niko bizagenda birushaho kuba byiza. Niko bizagenda birushaho kuba byiza. Haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Haba ku bagabo ndetse no ku baki?
amakwa akwiye kugenza gute? Nibyo nagabanuka nibyo bizaba ari byiza. Kubera iki? Nsomera igikurikiyeho. igihe kizaza kandi n'ikigitinze ubwo abizera bamwe muri twe bazibonera hano ku isi, ubwo abizera twicaranye aha bazabyibonera n'amaso yabo, ndetse bakiriho gusohora kw'ibyahanuwe, bazabona gusohora kw'ibyahanuwe, kandi baziyumvira ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana izumvikanisha nyiramubande, irangurura mu misozi, mu bibaya no mu nyanja, kugeza ku mpera z'isi za kure. Haleluya. Bizaba irangurura ngo no ku misozi. Harya ubu twicaye buretse muzumirwa. Hari igihe muzumirwa mwibaze ngo ibintu byabaye ryari, bakubwiye ati ku musozi se ntago wari uhari. No mu nyanja bari kubwiriza, mu bibaya bari kubwiriza ubutumwa bw'isaha duhagazemo. Ntucine ku gakiza. Isaha yo niyo. Kibazo cyaba wowe nanjye. Warokotse igishushanyo. Benshi umubare urabahitanye. Kandi bazi ko bariho, icyakora ibyahishwe byo biravuga ngo bazi ko bariho kandi ari intumbi. Akaje gateye ubwoba kurenzaho noneho. Reka mbabwire kuntu benshi bagiye kugwa muri ubu butayu. Imana iti nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu, ubankure mu maso bagende. Imana igeze ku rwego yirukana bitwaga ubwoko bwe, Abayuda. Ubankure mu maso bagenze bate? Benshi bamaze kwirukanwa mu maso y'Imana, kizabikubwira uzabona ibyo bashyizeho umutima nibigaragaza aho batuye. Ubuzima bwabo ni ifaranga, imibereho yabo ni ifaranga, ikintu cyose no kubwiriza bashaka ifaranga. Ubu bamwe barababwiriza babonye mu matsinda byacamo, bameze nk'abaturisha batoragura udufaranga. Ubu tugiye mu murimo muzana amafaranga, ubu turi kugira gute muzane, bagasigara bayacuruza. Ubu ibintu byabaye agafaranga. Imana igeze ku rwego yirukana abantu barabayo, mubankure mu maso. Harye twivugira ku madini n'abahashyi nyine aba Gen Z wa mu Gen Z twahereyeho yarababwiye ati rubyiruko nshuti zanjye, abasaza tubasubiza iki? Babwire ngo nagahera kawe sha kazaba karuta ikiyunguyungu cyase. None nubu murebe kuntu insoresore ziri gutekereza ubuhashyi binyuze mu butumwa ziri kubwiriza muri iyi saha. Rubyiruko nkunda ntanze umuburo. Umva kuntu amagambo babaza kurikiyeho. Niba kubaza uti tugehe, nawe uzababwira uti uku niko Uwiteka avuze ngo abakwiriye gupfa bapfe. Hajemo n'urupfu. Inzira abantu bagiye kuyipfiramo kandi Imana yari guhaguruka neza. Bishwe n'abahashyi, bishwe no kushaka kumenyekana. Umuntu arabwiriza kugira ngo akunda bicyatwa. Uretse mugiye kubona ibigiye kutubaho. Abakwiye gupfa bapfe, n'abakwiriye inkota barimbuzwa inkota, kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara, n'abakwiriye kujyanwa ari imbohe bagendeho imbohe. Kandi nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa, ibihano bine. Ndababwiza ukuri, iri jambo riri kuvugwa ku Bayuda ntabwo riri kuvugwa ku Banyababuroni. Ye n'amagambo areba abadivantiste. We twicaranye munsi y'iki giti kuri iyi saha, ukeneye guhindura, ukabwira data ngo urashaka ko ngira nte, akakubwira icyo gukora. Nibitabibyira iteka riragucirwaho. Ibihano bine nzababwira uburyo bune bwo guhanwa.
ni kuwiteka avuga. Icyambere inkota yo kwica. Mu isi bamwe bazagwa mu ntambara z'amaraso, bazigwe mu nta n'ubugingo bafite, bavuge bati birashoje. Aho kuzambya ibyanjye fa tukubure. Imbwa zo gutanyagura, imbwa zo kugenza gute? Hari isomo Paulo yavuze, imbwa burya ngo niyiruka ibintu ikongera ikabirya ikabisubiraho. Ibintu washenye ugaruka ubyubaka uvuga ngo nta cyabaye. Buretse kakaga kari kuri benshi, muraza kubona ko ari akaga gakomeye cyane. Igihano cya gatatu, ibisiga byo mu kirere, kagoma nazo zirategereje. Urokoka inkota, akarokoka imbwa, ibisiga nta birokoka. N'inyamaswa zo mu ishyamba byo kugasha no kurimbura. Kurimbuka kuziye abitwa ishyanga ry'Imana. Mbese wabonye ubwihisho? Uhagaze mu kuri nk'uko kuri muri Kristo Yesu? Urakangutse muri wowe? Iri toro ryateye Imana agahinda kugeza ubwo mu isaha iheruka yaryanditse ibintu bikomeye ndetse biteye ubwoba, binyuze muri Ellen G. White. N'iki gitabo gishyashya cyitwa ibihamya by'itorero, muzingo wa 5, yavuzemo ibintu bikomeye cyane. Page ya 74. Iri toro ryababaje Imana. Kibazo iyo twivugiye itora abantu bakunda guhita babona idini, nta muntu ujya yigarukaho cyane. Ubu butumwa nitwe bureba, twe twicaye aha. Hananditse ngo neretswe ko umwuka w'isi ugenda winjirana umwete mu itorero kandi ukorana imbaraga nk'umusemburo mu mugati. Umwuka w'isi ugenda winjira ngo ukorana imbaraga nk'iki? Mwigize mukora imigati, mwakoze amandazi. Reba iyo umaze gukora igifunya, no, iyo ufashe ibiro nka 2 by'ifarini ugiye kubiponda, ushyiramo umusemburo nibura kilo. Ushyiramo ngana iki? Si ikiyiko. Urabiponda, iyo umaze kubiponda mu kanya gato bigenda gute? Gatangira kangana gutya, mu kanya kiba cyuzuye ibase. Neretswe ko imbaraga z'isi ziri kwinjira mu itorero kandi zamara kugeramo zirakora vuba vuba nk'umusemburo mu mugati. Niyo mpamvu uruzi ibintu byose bije tubikomera amashyi. Ngere mu mibereho yawe, muragenda mutera intambwe mugera ikirenge mu cy'Abisirayeli ya kera. Ntitumaze kubona Isirayeli ko yabigenje nuko byari bimeze kuri bo. Mufite ugutandukira muva mu guhamagarwa kwanyu kwera mwahamagawe n'Imana nk'ishyanga ridasanzwe. Muri gutandukira mukava mu guhamagarwa kwanyu mwahamagawe nk'ishyanga ridasanzwe. Ubuhanuzi ntabwo ari ubw'abagatulika, ni ubwacu. Mufitanye ubucuti n'imirimo y'umwijima itabasha kwera imbuto. Kwihuza n'abatizera, icyo ni cyambere. Kwihuza n'abatizera kwanyu mukagenda nkabo kwateye Imana kuzinukwa. Mwirirwana n'abande, muganira ibiki, mukora ibiki. Kwihuza nabo mugakora nkabo byateye Imana kuzinukwa.
ntimuzi ibyabahesha amahoro, kandi vuba vuba cyane bigenda birushaho guhishwa amaso yanyu. Kwirengagiza gukurikira umucyo kwanyu bizabageza ku mwanya mubi uruta uw'abayuda barimo ubwo Kristo yabahanuriragaho ishyano, ngo tuzasoreza habi kurushaho abayuda bashoreje muri 70. Harya bashoreje muribuka muri 70 byabaye? Titusi ahagera yabatikirije muri Yerusalemu, arabahonyora. Abarokotse n'imbarwa bari ku musozi wa Pera, mwibuke ko nabi Pera basubiyeyo. Nicyo kiri kuba n'ubu ngubu, hari n'abicaye barasubiyeyo, abandi nabo bagiye gutera intambwe basubireyo. Intambwe yo gupfa kuwari ushikamye irimo irakomanga. Iri toro ryababaje Imana cyane, igira agahinda kugeza ubwo ivuga ngo muzasoreza habi Badivantiste kurenza uko ishyanga ry'abayuda ryashoje. Twisubire muri cya gitabo cya mbere cy'abami, ngane ku musozo. Nubwo gusoza kwanjye wa mugani mba ndi kumva biri kugenda bigorana, ariko reka ngeyo. 13 umurongo wa 11. Icyo gihe ngo ryari cya gihe ishyanga ryigabanyamo, bagatamba ibitambo, bakihuza n'isi, bagakora biriya. Umuntu w'Imana akaza agahanura ibintu bikaba. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusazi Beteli. Umwe mu bahungu baraza murondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye Beteli uwo munsi. Umuhanuzi w'Imana yaratuye w'umusaza. Kuki batari yaje kuramya? Hari habaye iki? Uyu musaza yarashikamye nawe ntabwo yari kuramya ibigirwamana, nubwo yaratuye Beteli bajyaga kuramya we mugumana ibintu byanyu. Ahubwo abahungu bebo bari bagiye kuramya. Gucikamo kabiri ku buryo ibintu bicikamo no mu muryango bigacikamo kabiri. Baraza babarira umusaza uko byagenze, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Sarababaza ati umurongo wa 12, aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Sabwira abahungu bati nimunshyira amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho. Akurikira uwo muntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Aramubaza ati mbese niwe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Muntu w'Imana ahuye n'undi muntu w'Imana, ntimwanyakiriye se? Barahuye, aramubaza se ni wowe? Urupfu rw'umuntu wari intwari. Nawe ati ninjye. Umurongo wa 15 aramubwira ati ngwino dusubirane muhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubirayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi naha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo nekurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubira inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, nanjye ndi umugenzi. Dushobora guhuza imyumvire, duhuza ibyanditswe n'ibindi byanditswe bindi. Erega burya umuntu banareba n'agace yararimo. Reka tubisubiremo. Uwo muntu ati reka twicare uze turye tumanyagure. Ndati nabwiwe ngo simparire simpanywere, inzira yanzanye sinyisubireyo. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, ndi umugenzi. Ubu nanjye mu rusengero sinjyanjayo, ubu nanjye hari ibintu byinshi bavuga nemera. Kuba utajya mu rusengero ntibisobanuye umugenzi. Cyakora umugenzi koko waburi nawe abagenzi ne babiri. Hari uwavuye Yeriko wamanukaga, hari n'undi wazamukaga. Mukeneye kuzamuka
niba urugendo rwawe rumanuka kari bube. Nawe aramubwira ati mu 18, nanjye ndi umuhanuzi nkawe kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Ugiye guhura n'abakubwira ko ari abagenzi bagukubita ibipindi. Abavuga ko ari abagenzi bose siko bazamuka, hari n'abamanuka. Nuko asubirayo, nuko asubiranayo nawe agenza gute? Bageze iwe ararya aranywa. Bacicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Umva none higi ijambo ry'Uwiteka riziye. Atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe gutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Wibaza umuntu wahagurukijwe n'ijambo, ubuhanuzi buje mubwira ngo uririwe nturaye, wowe urapfuye. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe, aragenda ahura n'intare. Ahura n'iki? N'intare. Iramwica. Intumbi yirambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira bo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise, aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare iramutanyagura, iramwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Kangarukira. Kuki atishwe n'ingwe? Ngo yishwe n'iki? Uyu muntu yanze igishushanyo. Uyu muntu yaje kurwanya imisengero ipfuye. Uyu muntu yabwirije ibintu bikomeye mu gihe cyabyo. Uyu muntu yaradakoraga ibitangaza. Uyu muntu yari afite gushikama utanabona mu bagenzi b'uyu munsi. Imana ubwayo niyo yamuyoboye mu nzira yose, kuri buri ntambwe imuha amabwiriza y'urugendo. Ariko ageze aho baramubwira ati, nanjye ndi mwene so. Erega buriya natwe tuvuta turaturya. Erega buriya natwe ibi turabikora. Erega natwe buriya turashikamye, nanjye ndi umuntu w'Imana. Erega wise ngewe ubona ntari we. Nushaka usigarura inyakamwe, shikama ku cy'Imana yavuze. Amen. Ndakubwiza ukuri, nta muntu wavugije inzogera ngo ave iburengerazuba bw'u Rwanda agera iburasirazuba i Nyagatare, nta wavugije ingoma ngo azane ubwo bwaka ajye muri Amerika, avugire Louisiana, avugire Texas, nta wamanutse ngo azenguruke ibihugu byose agere Zambia nahe azana ubwo bwaka babwira ati nimusohoke mu itorero. Ukuboko k'Uwiteka kwajemo ngo kubagabanye n'ikinyandiko imbwira. Inyandiko zibanze page 74. Kugira ngo ubashe kumenya uko uteye mu by'ukuri, niko handitse. Niwo mugambi wo gucikamo ibice bibiri ku itorero ryacu. Yarabyeretswe neza ku cyigisho cyitwa
kwitegura imperuka. Kwitegura iki? Imperuka. Neretswe ku kuboko k'Uwiteka ariko kwaje kubavuga ko ari abadivantiste kuzamo hagati ngo kubagabanye kubatatanye muri iki gihe cyo guteranirizwa hamwe. Ni Imana yabyikoreye ngo umugambi kwari ukugira ngo ihishure uko uteye mu by'ukuri, utahe wimenye witekereze uvuge ngo ubundi ikibazo mfitanye n'Imana giteye gite. Ni Imana yakoze uwo murimo, itanga amabwiriza y'urugendo. Ariko ngo agezeyo umuntu w'Imana baramubwira ati nanjye ndi mwene so, ubu se nge sinanze igishushanyo, ubu nanjye ibyo ngibyo, ubu se ngewe ibyo ndacyabyo, ariko ngwino urye unywe ahasigaye ubona ugende. Ngo yaramubeshyaga, aragaruka ararya aranywa. Umwuka w'Uwiteka none haza kumuhanuza ahita arangurura. Uwiteka avuze ngo, noneho Uwiteka agiye kuvuga. Ubwo utumviye urapfuye. Benshi banyuze iyi nzira bagiye kwicwa n'intare. Itegeko ry'icyumweru rizahagera basambagurika ntibazanamenya ibibabayeho, kandi barahagaze iyi nzira. Intare, ubwami bwa Roma. Roma iri bwicare ku ntebe. N'abari bavuze ko barokotse igishushanyo barasanga ahubwo bagifite ubusigisigi bwo kukiramya, bari buze kwishaka bibure. Nshuti yanjye, iri tegeko riri gukomanga ku rugi vuba. Ufite umwiteguro w'umutima? Mbese witeguye guhagararira Imana kugeza ku mwuka wa nyuma? Reba ubunenganenzi abantu bafite, reba umurimo w'Imana kuntu batitaye mu kubwira abandi inkuru nziza, reba ahantu umuntu ashobora kwibera ugasanga ntafite umwanya wo kugera ku baturage babwira inkuru nziza. Urebe intege ufite, wibaze niba intare itaragutsinda mu nzira. Iyi saha Imana itanze ni amahirwe yo kwitekerezaho, kandi Yesu aragukunda. Ntabwo yifuza kuguhomba. Yagukuye mu byo wavuyemo kwishyira ahangaha kugira ngo witekerezeho. Cyakora hararukoka mbarwa kuko nibo barasigara bafashe ibendera. Muri iyi saha ninde wabuvuga ati mu mutima wanjye ndifuza guhagararira Imana, kabone nubwo nkiri umunyantege nke, kabone nubwo nkigwaguza, kabone nubwo byancanze ntazi iyo biva niyo bijya, ndashaka imbaraga y'Imana, sintahire kuruhira hano ahubwo nzabona ubugingo buhoraho. Ninde ufite iryo sengesho mu mutima akavuga ati Imana nkeneye imbaraga yo gukora umurimo wawe, ndangurure mvuga ibyawe, nkoresha imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye, ngaragaza isaha ihagaze, kandi mpagarare mu kuri ntaguca ku ruhande. Niba uhari ndagusaba ngo aho uri upfukame. Ntibibe umuhango kwa kundi twamenye ko dupfukama. Niba wumva ari icyifuzo cyawe, pfukame maze dusenga Imana. Imana umurengezi, niwe byose, niwe waharuye iyi nzira, niwe wasobanuye ibyayo, niwe wayandikishije. Ntushaka ko tugwa muri ubu butayu, ushaka ko dukira. Urengera amagara yacu. Twagize intege nke, twagukojeje isoni, ibyacu kwari ukumwara. Tubabarire mu by'imbabazi. Abana bawe baciye bugufi baravuga bati dukeneye imbaraga, dukeneye umwuka wawe, dukeneye ubwenge bw'ijuru, dukeneye kuyoborwa nawe. Sengesho rya buri mutima uryakire. Umutima wose ufite kwihana gushimikiriye uwiyegereze. Uratuganirije, ahasigaye mwuka wera atsinda imitima yacu. Turaguturije kugira ngo dukore ibyo tutakwishoboza. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Amen.
amen.